Ok, twongeye kubasuhuza nanone abakurikiye Staro Technology. Aka kanya rero tugiye kubagezaho akantu uburyo ushobora gucurika ndetse ukanacurukura icyerekezo cya screen ya computer yawe, cyangwa se aribyo bamwe bakunze kwita tableau ya mudasobwa. N'ubundi rero turabibutsa gukanda subscribe kugira ngo mujye mubasha gukomeza gukurikirana byinshi tugenda dushyiraho kuri YouTube channel yacu ariyo Staro Technology. Uburyo rero bikorwa, ibi tugiye kubereka hari ubwo bishobora kuba bitemera bitewe na operating system urimo urakoresha, cyangwa se ugasanga operating system uri gukoresha ishobora no kubikora ariko ugasanga bifunze, aricyo twita disabled. Icyo gihe rero kuri computer yawe ntabwo bishobora kuba byakunda. Ok, tugiye guhera rero mu gihe ukeneye ko mudasobwa yawe wayishyira mu cyerekezo gisanzwe kigana hejuru. Uzakanda buto ya control, alt ndetse na up arrow. Nibikandira rimwe mudasobwa yawe izaba iri mu cyerekezo kigana hejuru. Bwa kabiri, nukenera gushyira mudasobwa yawe mu cyerekezo kigana iburyo, uzakanda buto ya control, ukande alt ndetse na right arrow. Right arrow key ariyo ireba iburyo. Ibi nubikora screen ya mudasobwa yawe izahita yitambika mu cyerekezo kigana iburyo. Bwa gatatu rero, ushobora gukenera gushyira mudasobwa yawe mu cyerekezo kigana ibumoso, aho uzakanda buto ya control, alt ndetse na left arrow key. Ibi numara kubikandira rimwe, mudasobwa yawe tableau izahita igana mu cyerekezo cy'ibumoso. Ushobora kandi gukenera gushyira mudasobwa yawe mu cyerekezo kigana hasi. Ubwo muri make ni ugucurika screen ya mudasobwa yawe. Aho uzakanda control, ukande alt ndetse na down arrow key. Numara kubikanda, mudasobwa yawe screen yawe izahita yicurika, ibyo ubona byose ubibone bicuritse. Ibi rero hari n'ubwo ushobora kuzasanga byarakubayeho ariko utazi uburyo byabaye muri mudasobwa yawe, aho uzahita ubona uburyo ushobora kubyikemurira ubyikuriyemo. Turasoza rero tubashimira mwadukurikiye, tubibutsa kubisangiza n'abandi mukora share kugira ngo nabo babashe kujya bamenya byinshi bijyanye n'ikoranabuhanga. Mwe muri kumwe nanjye HR Robert, naho ubutaha.